mwaramutse neza abari hirya no hino abari mu gihugu abari hanze y'igihugu iyi ni Isanzure show Isanzure ubundi baravuga Isanzure abarize wewe bavuze ngo uramana ni Isanzure nyine mu bebe yaguciyo tu nko kumande yija mu kumbara kira cyane ni Isanzure abavuze ngo ni isinyi none nako ikiganiro cyitwa none ushatse ko umukobwa yarimo barakagari uko nimba ari mwiza ni Isanzure nyine nisi nimba ari mubi nakagara ahubwo n'umudugudu. Okay, yes rero turabakiriye cyane turi kumwe na Zibi Comedy mwana romantique sha wajya ukavuga ngo reka kuri romantique wongera uvuga ngo hari uburyo batestinga ko umukobwa ari romantique cyase nko kubwira ngo ndajya mvuga ijambo reacting ndajya menya kuri romantique cyangwa atari romantique rero abafundi. Okay baby, I feel like I have a headache. Oh god, uzikuri romantique iyo ari umukobwa atari romantique mbwira ngo urarwaye rero kuntu yakwakitinga avuga ngo urarwaye se bivuga mu kinyarwanda utabikina mu cyongereza bikakugora nanjye bivuga bivuga ngo urarwaye nyine urarwaye wowe uvuga ngo ndarwaye mu cyongereza uri umukobwa atari romantique ko yita kuri uvuge nka sheri be cyangwa ngo utari romantique rero kuntu akubwira be are you sick? No, wembaza be uravuga be I'm sick. Ngiye vuge ko nivuge uri romantique no umuhungu ntari romantique. Be I'm sick. Umva ibintu by'igihumbi biragukiza umutwe nayo ngiye gukoreza kuri mobile man aho ngaho none garagaza umuhungu romantique sa nuvuga ngo urarwaye kuri wari uvuze ngiye mvuge ngo ndarwaye vuga ngo urarwaye be I'm sick. Oh my god baby, what's wrong? Baby, what cause? Baby, what can I do? Am I going to kill myself because of you, babe? Nyine akwereka kababaye kuti kibazo ufite kandi which is good. Yes. Yeah, turi ku Isanzure show. Ngiye rero mfite ikibazo kimwe. Hari ibintu bavuga ngo iyo umuntu ageze mu kintu runaka nimba wenda ngiye kuba umuhanzi ndahita mba nk'uko abahanzi bamera wenda bavuga ko abahanzi cyangwa se ni wenda nimba ndi umukinnyi wa filime kanjye mu bakinnyi wa filime kuri njya mukina filime umuntu ati ngewe nimba ndi umukinnyi wa filime biriya bintu nkinamba nyine nikomeze mu buzima busanzwe nimba ndi umuririmbyi ngiye kwita mbikirara nimba ngiye wenda ngiye muri comedy ngiye kuba inserieux ngiye ndashaka ko tuganira ese koko kwa kudavuga ngo ikanisa biriya bintu bavuga ngo iriya ndirimbo y'ikanisa ntuyizi ya The Main avuga ati uko nyine uko mubona siko ndi ariko twebwe uko tubabona niko dukeka ko bari ese koko ibyo bintu uko tubabona ntabwo ariko bari uko babivuga mubabona hese uko tubabona nyine babona aho babona kuri spotlight kuri spotlight live ya bifite ahantu bihuriye birahuriye ahubwo cyane niko bameze njyewe numva ariko bameze normal life nyine urareba iyo umuntu ari umusitari n'ubundi mu buzima busanzwe ugafite ukuntu yikarumamo ariko niba Marine uko mubona yambaye muri video yego niko nshaka na normal life nikaba yambaye Marine tu niko yambarira urumva nuko nyine wasanga ari lyrics yakoze ziriya ndirimbo ariko sha abenshi kabisa cyokoze wenda nk'atwo bagiteri ushobora gukina ndindaya ariko mu buzima busanzwe wapi urumva ikintu ari cyuvuze yego cyuvuze urara n'uvuga umuganga oya ubuganga nta muntu utari umuganga nta muntu udakora ubutabazi urumva ariko nyine rata wenda tureke kuvuga ngo iki ushobora gukina ndindaya ni ikintu nyine kiri nk'aho ariko hanze atari komeze n'abaririmbyi rero nabo niko bimeze reka mbagarukeho ashobora gukora indirimbo afite lyrics baziriya ngo n'iriya ndirimbo yabambana ngo do me every day atari kameze lyrics nyine yakoreye 2020 nyine kubera ibyo bintu biri gutrendinga Bruce Melody Samoya atari kameze akaba atasaye nabo akaba atasaye urumva rero shaka kandi rero ntago ariko bimeze none se uko tukureba ni kumeze ubu nona nese wavuze ngo ni kumeze none se kamubaze wiga iki nigasima ubuse akanya hari kambari kuri mu mugozi cyakasima urabona udasa neza ni ukuvuga birangiye ukuntu mbyumva nkuko seti yarabivuze ni igikorwa uba ukora nyine
kubyumva ntabwo rero kizamwe cya affect ubuzima bwawe. Nimba uri umusitari ukaba utunzwe na comedy urayikina wambaye ikanzu uzagera mu rugo se wambara n'ikanzu umugore yambaye abana se bazumva biriya abana tuvuge nkugira abana banjye nibareba zirazanye amajana kayavuga dare papa ari gukina yambaye ikanzu mu rugo arabizi ko agomba gukora responsibility ndi daddy we agomba gukora homework agakora home task nimba agomba gukura abigejeje bangahe ari kwivugana cyangwa bita arabafite ni experience ndibona bashaka experience ni kuvuga niko bigomba kugenda mu rugo mba n'undi muntu nyuma y'akazi ni kuvuga nimba uri umusitari ntibikura amarangamutima ugira nimba warakundaga abantu ugomba kuba umuntu wari ukunda abantu biravuga ngo abasitari barifunga uwo muntu n'ubundi abasanzwe ari igifu niko mbyumva njye njyewe rero ntabwo nemeranya nawe nimba ngiye nkambara gusa ejo bundi n'ifoto nkabona ariko wambaye kuri social media ni wenda ntabwo ari mu ndimbo wahuye nande ariko kuri kuvuga nawe kubana n'abantu bari mu bishe yewe njye mpamvu mbivuga ni uko ndi out uri out njyewe ibyo mbona nyine nibyo mitanyega ko ari byo ni kuvugira n'abandi bantu turi out of entertainment mwe muyirimo mwe musa nkaho mubizi ntabwo umuntu ashobora kukubwiriza yambaye deshire ngo ufashwe se reka nta pasiteri nawe none se umva mubwira we ntabwo ujya wambaraho mini nta kabazo mubaje turi kuri kamera ariko tanga ukuri mini hari mini zitandukanye ukuntu ugaragara urumva ahubwo we batwihishemo none se twahuye n'ikibazo twagaragaye ko tumeze woza atari tumeze none se ujye yambara oya ntabwo ndayambara zana ifoto yizanye kugira ngo ibintu byorohe njyewe hari ikintu njye numva gishoboka muri ya butumwa abantu batanga ntabwo buva ku myenda sibyo mpamvu umuntu ashobora kuba yambaye imena akakugira inama wambaye rumbi umutwe ukakurya ubwo icyo yaba nguza ni iki njyewe icyo yaba kubuza ntabwo nkurugero njyewe tujye kuri church kuko njye nakijijwe ntabwo wambwira ngo umupasiteri wambaye deshire sibyo ntabwo yakubwiriza dukwiye kurenga iyo myumvire none se reka nkubaze Bibiliya iravuga ubwabyo sibyo tureba abantu ibyo bavuga none se iriya pantaro y'urere ubutumwa umuntu arimo ngo ndabyemera umuntu agomba kuba part of the message arimo atanga kugira ngo bitice message sibyo ariko sometimes abakobwa ubu se ntiwambwiriza wambaye ipantaro kuri altari wenda ipantaro rero ntabwo yambaye njyewe ikintu mbivugaho urumva like entertainment urumva isaba gukora ntuza like innovation ese ko kera mu entertainer umuntu utagomba gusa n'abandi bantu urumva in terms of business uzarebe like abantu Minaj iyo bagiye mu event akomeye za BT kuba bambaye usanga yambaye ikanzu ikoze mu gacurama biriya ni ibintu bituma nyine abantu bahora bakureba urumva sasa rero ntabwo wagenda kuri nuza kuririmba muri EMP wambaye surijipe ngo abantu bayizemo bishyuye 1,25,000 kwambara imini ahantu bihuriye na character za Emindani cyane ba Beyonce ni abantu bafite imiryango no mu Rwanda nabo birahari ugasanga uri kuri umuntu uri umusirimu muri aho sinzi hari umuyobozi ukora niba akora he niba ari muri reggae bifitiye dread ziwe neza wamukritika nabi kandi akora akazi ke neza ni ikigo gikomeye kinakora neza urumva rero je numva ibyo ibintu by'imyambarire cyangwa rero kunani uriye n'ubuzima bw'umuntu kwafata conclusion jewe ubuzima ni bugufi njyewe ba conclusion ntabwo reka tureke kurebera abantu mu myenda bambaye ahubwo turebera abantu mu cyo bafite uri mukuru pe ndacyari mutoya ni ukuvuga imyenda n'ubundi ikorwa n'abantu reka tureke kurebera abantu mu myenda bambaye ahubwo turebera abantu ku mutima kuko ariwe Imana yabaremanye nta ruhare bagizeho kusanga bawufite twumva icyo umutima usavinga hari igihe umuntu ufite mini urimo wirukana mu rusengero wasanga ari ufite impano yo kwerekwa kuturusha akazabamo profeta akabamo apotre rero numubona mu rusengero ukatwa dore umuntu wa mini hariya tamukana mwegere nubwire iyi myenda wambaye rero nshuti y'Imana nta kintu twayiteye no kubereye felicitation uwo muntu azaguha attention mubwiriza ubutumwa uko icyo dukeneye ni ugutanga healing message ubutumwa bwiza bukiza abantu ariko byumva havuga gutya mu murimo nashinze dini ariko
nyine turebera abantu ku mitima yabo cyangwa ku mbuto bera kuruta imyenda kuko hari abantu bambara amakanzu agera ku maguru babi cyane ugasanga ni umubishya muri karitsiye n'umurozi urugero nansi ibyo by'abarozi se abarozi baje gute uyu muntu ni mukuru uburozi ni uzi ko mwumva ibwami ariko seti ntabwo ari umusatsi ugeza ugenda nyine uruhara rwawe ahubwo nakoresha amahirwe gifite akiri muto niyo mesaje uburozi utanga inama kaza n'uburozi wahise watanga televiziyo nk'iyi nanjye uko nabitekerezaga wenda mbyumvisha ukundi bitandukanye abantu tumeze kimwe rero duhinduke ntabwo umuntu uko agaragara inyuma wenda abiyereka kuri entertainment ni akazi kugira ngo tugire icyo twese urumva twasohokana wambaye ipantaro cyangwa like ari imyenda bita bumva nyine yo gusohokana urumva ukaba proud nyine ukavuga ati wow hari umwenda musohokana reka ngutenge story city nk'uko abivuze hakuzi gusohokana na girlfriend wawe yambaye icyenda mugasohoka mukarenga n'udutsiko tune tw'abagabo nta n'urahindukira bavuga ati ibibazo byabaye kabisa nanone ikindi iyo girlfriend yawe uri proud tuvuge wambaye nk'agatopu ntumbaze ngo kuki mbizi nyambibona agakanzu nyine gatoya uriya butopu bw'abakobwa nyine impamvu mbizi ni uko ntabwo ari uko nyamugure ariko n'umukunzi wawe nyamuna kugura system imyenda nkunda kugura system imyenda ntabwo ari sheri so rero ni ukuvuga iyo mwasohokanye n'umukobwa muri kanzu there is the way umwintroduce byoroshye this is Gaila, she's my girlfriend. How can I turning around and I oh, my name is Gaila, this is my boyfriend Sam. Niko byumva. Ariko abantu bahita bana interested yo kubareba. Bakitara bakavuga wow, she's cute. Niko byumva. Ariko iyo yambaye ipantaro ukamupresenta. Nyina iyo yambaye ikanzu akabagumya avuga. Sam yari tonze arashaka mwana. Nitonde. Ariko iyo yambaye nk'ibintu bitari romantic ukamupresenta. This one is Jason, she's my girlfriend. Tavuga hey, byiza. Cyambere n'urukundo ariko cyambere n'urukundo naho ubundi kuba handi bajya kumubura bakabura icyo bamushima bakavuga ati shere wawe ni umugabo pe uko wavuye ngo shere wawe ni umugabo aramba mwajya kwifotoza ukabona amafoto abagabo ntibari kugufataho cyane menya ko ikibazo cyabaye ariko nyine ni ibyo ngibyo simple yes nanjye nibyo nemeranya namwe mbese twemeranyaga ariko n'abantu tumeze kimwe cyane inyuma siko tumeze entertainment ubuzima busanzwe Zubi Comedy rero ndabashimiye merci beaucoup Isanzure show banzukore subscribe reka mwinginge wore iki kiganiro subscribe nta kintu bisaba pe uri kubyumva reba hano iburyo kora subscribe nta mameka bisaba n'ubundi wari uriho ngira gutyo kandi twuzuze igihumbi natwe nk'abandi kinare igihumbi n'ikiruzo ntabwo kiruzo kora hano gutya mbabarira ndakwinginze no subscribe abakobwa ndabinginze abaganga abamama nanjye nabinginze abapapa muri iki kiganiro n'ukuri dufashe umuvandimwe afite show nziza cyane